duhagurukiye twese turebe hariya, abantu mwese murebe hariya. Tugiye kugota impande enye z'isi, tugiye kugota impande enye z'isi. Ibintu byose byari byaranze tubigiye kubizitura. Mu mpande enye z'isi hose hari ibisubizo byacu. Uhawe ihumure ry'imyaka 40. Akira imyaka 40 y'ihumure. Imyaka yo kubaho kwawe wabayeho uhungabana, imitwaro wikoza hirya no hino. Imana iravuze ngo uguhaye imyaka 40 y'ihumure. Yakire, biremewe. Yakire. Kera kabaye kubw'impuhwe z'Imana ndakura bigoye, kuko mu myaka 6 iyo najyaga gukina nkatinda kubona ibyo kurya, nagwaga aho ngaho bakaza kuntwara. Ubwo batiri yabaga ibaye down. Zikuye ako kantu nako nkibutse, kandi ubu muhamya nawe ntiwarubuze gore. Ntangira nk'urumogi bigezo, shiduka noneho urwaranyogeje ubwenge, nkajya njya kuragira ibimonyo. Mpinduka umujura ruharwa, naratangiye niba inkoko n'imyaka. Mpinduka umujura ruharwa utobora amazu, kumanywa nibisha imitwe hariya ku Itaba rya Butare. Mbere yo kugira ngo tugabe igitera ahantu, twabanzaga gusoma amategeko y'Imana, niko twari twarayise amategeko 10 y'Imana, kandi Imana ifasha abarara. Ninjira mu rusengero rwa Matyazo, numva ngiye kwiba y'abarokore. Mpageze nicara mu rusengero, numva ndi bubacunge barimo buzuzwa, kumwe buzuzwa. Avuga nti simbura ikintu nsohokana tu. Aho niho Imana yari yanagatinze kugira ngo imfate nzayikorere. Haleluya! Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Hanyuma tuje turi abakozi b'Imana, kandi tuje dufite iby'Imana yashatse ko dutanga. Iyo nagendanye na Goreti numva imbaraga zidasanzwe muri jye. Noneho twaba turi kumwe n'uyu mukozi w'Imana udufasha kugira ngo rivuga butumwa isi yose rikurikirane, turushaho kumva umurimo w'Imana waragutse muri twebwe. Nkuko nabibabwiye, ndi umudamu, mfite umugabo n'abana 3. Uyu ni umunsi wa mbere, ejo tuzakomeza n'umunsi wa kabiri. Ni iminsi Imana igiye gukorera ibintu bidasanzwe kuri ubu butaka. Hanyuma umutekinisiye namara kumva bimeze neza agende yicare nawe akurikirane ibyo Imana igiye kumukorera, kuko ndumva hari ibintu byanyu namwe mpetse by'abatekinisiye, hari ibintu Imana igomba guhindura. Uru rugendo twararusengeye, tuje dufite amakuru yarwo, tuje ijuru ryaraduhaye raporo y'ibintu bigiye kubera hano mu minsi 2. Bizamenyekana ko hano twasenze Imana ikora. Kandi aha ni muri Butare, ni Butare hano, turi muri Butare. Ni naho mvuka, noneho iyo ngeze ku butaka bw'amateka. Ubu ni ubutaka bw'amateka kuri jyewe. Iyo mpageze rero ntangira kumva hari ibintu bidasanzwe bigarutse muri jyewe, kuko ubu butaka bw'umujyi wa Butare nibwo nagurukiyeho, ibirenge biva ku butaka ndazamuka ndaguruka. Ubu butaka nabugiriyeho inzu z'ibitaro, abarwayi bakajya baza bakamara iminsi bagakira. Imana impera isezerano kuri ubu butaka bw'umujyi wa Butare ko inzamu yinjyanye mu mujyi wa Kigali,
kandi aho ngaho naho ndi gukora umurimo udasanzwe. Aha rero dufite amashimwe menshi kuko turumva ibintu byatangiye gukoreka tutaravuga, kuko muratangira kumva ibintu Imana iri gukora nta saha irashira. Haleluya! Ningo mwasize ziratangira kumva ibintu bikoreka mutaravaha. N'abana bagiye ku mashuri baratangira kumva ibintu bidasanzwe tutaravaha. N'abana bari mu nda nashaka bataragira n'amezi 5 aratangira kumva gukura bidasanzwe muri we. Mana ishimwe. Reka tubanza dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, tubanze dusome kuko aya ni amagambo nayo agiye gukorekeramo ibintu birenze 7. Nimba utaranabara ngo ugeze kuri 7, uyu munsi hari ibintu bigera kuri 7 biri bukoreke mu buzima bwawe. Ezekiyeli igice cya 21 umurongo wa 31, turasoreza ku murongo wa 32. Reka twumve icyo Uwiteka agiye kuvugira aha hantu. Niko Umwami Uwiteka avuze: ikureho igisingo wiyambure ikamba, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishyire hejuru, kandi icyari hejuru ugicishe bugufi. Nzabyubika nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azazira, nanjye nzabimuha. Haleluya! Mana ishimwe. Ngira urusaku rwinshi cyane, nushaka mikrofone nuko aho kabisa yirekeraho kuko nzi imbaraga z'urusaku. Nuko Goliyati yapfuye ntahari, yaza kupfa mpari, ndi mu bagore bari kuvuza kamo. Sawuli nawe akabimenya ko harimo umugore witwa Nyirabagenzi Yarisi. Nukuri iyo yariko iriduka mpari ntabwo bari gukira urusaku rwanjye. Ariko ubu ngubu ndi gukorera mu gihe kiryoshye, cyane. Mu gihe ba Dawidi bagiye, ba Eliya bakagenda, ba Elisa bakagenda, ba Gideyoni bakagenda, ba Dawidi bakagenda, ndi gukorera mu gihe cyo kuziba icyuho cyabo bagabo n'abagore. Kandi mba mbyumva ko ndi kuziba icyuho cyabo bantu. Goliyati ntazegura agatwe mpari, ya mabuye 4 Dawidi yasigaje nijye uyafite. Sisera nibeshya akazamura agatwe, ntazagire ngo Debora arapfuye nanjye mpagurutse ndi intwari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Muri iki gihugu cy'u Rwanda ndi umwe mu bagore nyakubahwa afite. Ariko mwagiye muhama hamwe tukavuga ukuri. Reka dusome, reka tuganire amagambo.
harimo ubuhanuzi bukomeye cyane. Ndi bubaho ubuhamya babinsabye, kandi koko sinaza ahantu bwa mbere ngo mbure gutanga ubuhamya. Ndajya nshyiramo byibuze umunsi turarangiza igice gito, ejo dukurikizeho ikindi, ntabwo bujya bushira, tuzakomeza kugenda tubwumva kandi buhora ari bushya. Noneho rero muri ino minsi ubuhamya bwaragiye burakura, bubyara ibihamya. Jya wihangana ntugatindana ubuhamya imyaka 3, jya ugira n'igihe cy'ibihamya imyaka 7. Ntabwo mubyumvise? Imana ifashe mu byumve. Ubuhamya ni byiza mu buzima bw'umukristo, ariko ubuhamya butagira ibihamya nabwo wape. Yosefu yagize ubuhamya bw'igihe yamaze ahigwa na bene se, igihe umugore yatumye afungwa mwifuje, agira ubuhamya bwo muri gereza, ariko buza gupfundikirwa n'ibihamya ayoboye, abaye umuyobozi. Ariyo ntego y'iteraniro ry'uyu munsi, ko umuntu wese uri hano yicara tuze, turinjira mu cyiciro cy'ibihamya. Ibihamya ukajya uvuga ngo kera nari ariko ubu ndi. Ikinyarwanda muracyumvise? Muri 2021 nari ariko ubu ndi. Yego rata umfasha kubyumva. Mu kwezi gushize, muri uku kwezi kwa 3 nari, ariko ubu kwa 4 ndi kugusoza ndi. Nukuvuga ngo ndafatanya n'Uwiteka nyiri bihanshigikire kukuvana mu buhamya nkutereka mu bihamya. Kuko hari itangazo rivuye mu ijuru none harivuze ngo nzabyubika. Ibintu bidatuma ugira ibihamya, Imana bivuze inshuro 3 ngo nzabyubika. Nzabyubika, gira gutya, nzabyubika. Ibintu bituma utamenyekana iravuze muri iri teraniro ngo nzabyubika. Mfasha uhaguruke tugire ibintu twubika. Ibintu bituma utamenyekana iravuze ngo nzabyubika. Data wa twese aravuze ngo ibi bintu byagutindije gushaka azabyubika. Uyu mwuka wagutsikamiye ukaba utaratunga amafaranga, Imana iravuze ngo izabyubika. Ubu bukene bwo mu gisakuru cy'iwanyu, Data wa twese atangaje itangazo rivuga ngo azabyubika. Mwe muretse kwicara ibintu nshaka ko twubika, twarangiza tukinjira mu cyanditswe. Hari ibintu nanjye nshaka kubikira, kuko bimaze igihe byubuye, biriho amagambo yo gupfa, biriho inzandiko zikurenganya, bimaze igihe byubuye, ariko ndi kumva ijuru rije none hakuvuga ko ribyubitse. Nkundira ujya muri pozisiyo. Yewe rero iyo mbivuga mba ndumva ndi mu mwuka, ariko nkashyiramo na za mbaraga z'ubukaratika genda bitaho sentire noire. Hari igihe ndwanya Satani mu buryo bwose bw'umwuka n'ubw'umubiri. Mwumva igihe cyo kubyibuka najya nshyiraho na dedu. Nzabyubika. Imana ivugiye ahangaha ko izabyubika. Vuga ngo yego. Ibintu bituma abantu bambuka Nyabarongo bakagera i Kigali, mu mujyi wa Kigali, mu murwa mukuru w'u Rwanda, bakagumya kuba abakene. Imana ivugiye ahangaha ko izagira gute. Ibintu bituma abantu burira indege bakabaza Burayi, barangiza ntibakirigita ku mayero n'amadolari, imyuka y'iwabo ikabakurikirana. Imana ivuze gute. Aho uri hose vuga ngo izabyubika. Kandi ngo nimara kubyubika ntibizongera kubyutsa umutwe ukundi. Ibyo bintu wabisubiramo ko bitazongera kubyutsa umutwe ukundi. Gira ibintu ubwira ko bitazongera kubyutsa umutwe. Inzara ntizongera kubyutsa
kubyutsa umutwe, ubukene ntibuzongera kubyutsa umutwe, ubushomeri ntibuzongera kubyutsa umutwe, agahinda ntikazongera kubyutsa umutwe, ubukode ntibuzongera kubyutsa umutwe. Kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ubushobozi azaza kukakwitira irindi zina imbere ya ba Rupinzi, paruwase yateranye. Haleluya we! Turumonde aseyevu abo twiganye ndavuze ngo nimwicare, mwese mwicare. Asetwa n'umuntu umwe aseyevu, mwicare rwose. Noneho tujye twahanura dutuje, kuko ntabwo isi yenda kurangira. Ntabwo nkorera Imana nk'ugiye kurangiza isi, kandi ntabwo nkora nk'uzapfa vuba, kuko mfite imyaka myinshi yo kubaho. Iyo ninyeganyeje numva ngifite imyaka myinshi yo kubaho. N'abarozi barabimenye ko mfite imyaka myinshi yo kubaho, bamaze igihe baratinye kongera kundoga. Iyo ufite imyaka myinshi yo kubaho, niyo ugeze mu rwobo rw'intare uwo munsi ziyiriza ubusa. Iyo wumva ufite imyaka myinshi yo kubaho, niyo itanura ry'umuriro ryatse wakana gusangamo kabaho. Kandi na Dawidi we yaravuze ati jewe nkurikije ukuntu niyumva muri iki gitondo izuba ritararenga, nubwo ibimpiga ari byinshi, birimo Sawuli, birimo guhigwa n'ukuriye igihugu, ariko nkurikije ukuntu mbyumva muri iki gitondo sinzapfa, ahubwo nzarama kugira ngo negerereze abantu imirimo Uwiteka azakora. Mumvugire ngo amen. Avuga ibyo ashingiraho bituma atazapfa, nuko hari imirimo azakora. Mu bintu bituma tutazapfa hari imirimo igiye gukora, kugira ngo uzayitekerereze ba Rupinzi. Abavuze ko uzapfa udakize batumye urama, abavuze ko uzapfa udashatse batumye urama, kugira ngo uzatekerereze abantu imirimo Uwiteka yakoze niyo azakora. Yo ndafashijwe. Ye rero ubu mumbona mvuka hano mu mujyi wa Kigali wa Butare kwa Kalisa Leonard na Nyirasuku bwabo Margarita. Data ntakiriho, mama ariho. Musaza wari umusirimu cyane, akundaga kurimba rwose. Nahavutse kuri mama ndi umwana wa 8, ariko kuri data ntabwo mbizi. Mu kuhavuka ndi umuhererezi, mama ntigeze ajya mu rusengero ngo Imana imubwire ko umuhererezi wari umuhanuzikazi. Habe nabo tuvukana, nta n'inzozi mama yigeze arota, kuko yahoraga babaye, ntiyari no kurota. Hanyuma iyi Mana itareba nk'abantu, yandeba ikabona nzayikorera. Incungira umutekano mu nda ya mama Margarita, ajya ambwira ko namaze umwaka urenga mu nda ye. Kubw'amahirwe amaze kuzunguruka, abapfumu benshi bamubwiye bati gendere uzagwe mu bazungu. Ambyarira kwa muganga ku bitaro bya Butare, mvukana Ikiro na Magarama. 7 cyo kwitwa izina, data arareba abona ntiryaba ripfuye ubusa. Bahamagara imfura ya mama, bati n'ubundi mu muco wa Kinyarwanda imfura niyo yita umuhererezi. Aranyitegereza ukuntu naruhije mama nzunguruka mu nda ye, arareba ati jewe ndamwita Nyirabagenzi. Nyirabagenzi naho ryaturutse, yaramugendesheje reka mwite Nyirabagenzi. Mu minsi yashize iri zina rimbera irembo nginjiriramo, ndisengeramo isengesho rivuga ngo ubwo banyise Nyirabagenzi bashingiye ku mibabaro,
nanjye niyise Nyirabagenzi nshingiye aho Uwiteka hakomeye agiye kungeza. Ubu nihinduye Nyirabagenzi, ntabwo nari Nyirabagenzi, ndibatije bundi bushasha, nihinduye Nyirabagenzi. Isi yose ngombe nyizenguruke, ahakomeye n'aboroheje mbazungurukemo. Ubu nibwo nigize Nyirabagenzi mu izina rya Yesu. Nubu hano nicaranye tike y'indege, umusibe ejo n'ejo bundi nuriye indege ndagiye. None se ntakabaye Nyirabagenzi singeza aha? Ejo bundi ntabwo tuvuye Dubai, Imana ntidukoreshereje iby'ubutwari, ntabwo dukomeje no mu bindi bihugu. Kera kabaye kubw'impuhwe z'Imana ndakura bigoye, kuko mu myaka 6 iyo najyaga gukina nkatinda kubona ibyo kurya, nagwaga aho ngaho bakaza kuntwara, ubwo batiri yabaga ibaye down. Zikuye ako kantu nako nkibutse, kandi ubu buhamya nawe ntiwarubuze gore. Ubu buhamya nawe ntabwo nigeze ndwara bwaki wacu habaga ibiryo. Kwa Karisa habaga ibiryo buri rimwe kabiri mu kwezi, mama tubagiraga ihene. Kwa Karisa data ari engineer, mama yari umuhanga mu gushakishiriza urugo, n'ubu kandi ashaje afite ibyo kurya bihagije. Mama n'umukungukazi, byaterwaga n'iyo mivukire ituma bancunga kujisho kugira ngo ntasonza, kuko iyo nasonzaga nkagera mu rwego inzara nyica cyane bantwaraga mu maboko. Ariko Imana yandebe ikabona nzavamo umuhanuzi uhanurira amahanga, kabona ndi mu bantu itakwitesha. Bw'amahirwe ndakura, muze nkomeza kubona imibabaro y'iwacu y'ubwumvikane buke. Reka ndenga ibintu byinshi, mbona mama zagezaho asekwa n'abakeba. Ntangira kwiga imico yo kwibira mama kugira ngo ndebe ko yabaho. Ntangira kwiga imico yo kunywa urumogi kugira ngo njye mpinga sinanirwe mama atazaseba. Ntangira kwiga ibintu by'umurwano mu kintu cyitwa kurwana. Buryo ufite sentire noire uba ugeze mu rwego rwo kurwana rwose. Vraiment. Mfrangi igeze ku mukandara w'icyatsi kibisi, nawe nubwo mama washaje aremera ko mfite sentire noire. Ibyo byose nabyigishijwe n'imibabaro. Kujya kwiga kurwana byari bitewe n'abasore bari badutse ku musozi w'iwacu, bazaga ninjoro bagasambanya abakobwa bahari. Numva ngiye kwiga kurwana kugira ngo nzabaheze umwuka. Shabira namira kabisa. Yo, ntangira nk'urumogi bigezo, shiduka noneho urwaranyogeje ubwenge, nkajya njya kuragira ibimonyo. Mpinduka umujura ruharwa, naratangiye niba inkoko n'imyaka. Mpinduka umujura ruharwa utobora amazu, ku manywa nibisha imitwe hariya ku Itaba rya Butare. Mbere yo kugira ngo tugabe igitera ahantu, twabanzaga gusoma amategeko y'Imana, niko twari twarayise amategeko 10 y'Imana, kandi Imana ifasha abarara. Ndavuga muri rimwe rya mbere ravuga ngo niba gufata bazagukubita kugeza upfuye utavuze abantu mwari kumwe. Ndiba biramira ntawe mfataga kuko narinzi kwirukanka kandi nibitseho imirwano. Ku kintu cyitwa mu bworo bw'ikirenge, n'ubu ngubu niyagisereye nkiruka ntiwanshikira nubwo mfite ibiro bingana gutyo. Icyo kintu mva nkiyiziho ndiyaminiye, kuko ndiruka nkajya numva ndimo ndanikokinga, nkajya nshiramo na vitensi ya mbere n'iya kabiri rwose. Icyo kintu ndakizi nkiyiziho. Kwibya ahantu ninjoro, twari twahateye tubizi ko hatibwa. Hari ahantu hatajya hibwa. Hari abantu bazi gucunga umutekano wabo bakoresheje izindi mbaraga. Muri icyo cyumweru nahuriye n'akaga gakomeye mu kwiba. Hari aho twabanje kujya, tukihagera tubona hahindutse ikidendezi, hahindutse amazi,
dusubira inyuma twirukanka duhunze ikidendezi kubw'imbaraga ze yari yifitiye zimurindira urugo. Aha kabiri twahagiye tubizi ko uwo muntu tugiye kwiba ari mu rwego rwo kwihindura inyamaswa runaka. Tuhinjira rero n'igihe winjiraga mbere nitwaga inzira bwoba mu mabandi, kandi twibaga ahantu nabanje kuneka nimugoroba hahanyura nkigira nk'umuntu wayobye nkayoboza ndimo nshaka kwibyo dushaka bihari naho babibika. Ninjiye mbere banze inyuma, cyo twashakagayo yari amafaranga kuko yari afite menshi. Tukihatunguka tugiye tubona ku buriri bwe aritonze arirundarunda yihindura injangwe. Tugiye tubona aravuze ngo nyawu, twasohotse tugwirirana. Dusohotse tugwirirana numva sindi butahiraho, ninjira mu rusengero rwa Matyazo numva ngiye kwiba y'abarokore. Mpageze nicara mu rusengero numva ndi bubacunge barimo buzuzwa kumwe buzuzwa, avuga nti simbura ikintu nsohokana tu. Aho niho Imana yari yanagatinze kugira ngo imfate nzayikorere. Haleluya! Muririmbyi wa mbere arahaguruka mu ikorasi banza, ateye ikorasi numva natangiye kwatakwa n'imbaraga ziruta izo nari mfite. Ku ndirimbo ya kabiri ashyiramo indi, numva za mbaraga ziranyatatse. Dukeneye abaririmbyi baririmba imbaraga zikataka abantu tutarabwiriza. Dukeneye amakorasi ahiga abasinzi n'abasambanyi, twe tugahaguruka tuje kubasengera. Ngibyo ibintu dukeneye. Naho ibyo mwigize byo kuza kuririmba usambana n'abantu 4 mu kwezi kumwe, warangiza ukaza kutujijishiriza mu ikorasi n'ijwi ryiza, ibyo ngibyo urabipfana dukanuye. Ibyo mwigize ingunge mu ngo zanyu, mwirirwa mutuka abagabo banyu, mwarangiza mukaza kwiyumanganyiriza ku igaburo rya Yesu mukarya mu mubiri n'amaraso. Ahangaha muragumya muba batindi natwe tuzamuka. Ibi bintu mwihaye muri iyi minsi byo kuvanga iby'Imana n'ibya Satani, twatera ikorasi namwe mukaza mukaturusha kuyibyina, twabwiriza haleluya mina mukazikiriza kuturusha. Ibi bintu Imana yabahagurukiye nimureba nabi murapfa nk'imbwa nimutihana, kuko Imana yahagurutse ubuticara. Ibi bintu mwigeze byo kwiherera mugakuramo inda ngo mufite abaganga babibafashamo, tukicara imbere yanyu tuzi ko twicaye imbere y'abakobwa naho mubyaye inshuro ziruta izo twabyaye. Ibi bintu Imana ihagurutse ifite umukwabo ukomeye cyane, ntabwo izakomeza kubyihanganira. Dukeneye abatekinisiye baza bagakora mu byuma, twazamura ijwi, urwaye imyuka mibi wese agataha yakize. Ngaba abantu dukeneye. Maze ngo umwigisha ashyiremo ijambo, numva yanindiye, ndagenda ndihana. Nta sura y'abakobwa nagiraga, nta misatsi nagiraga, nari ntaramera amabere, nakundaga kwambara agakabutura k'umuhondo n'agasengeri. Taye yanjye niwamenyaga nimba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. Cyakoze naho mvuka bari baranyise Ndabaga, kubera ko nabyirutse ndagakobwa gatwara igare, gatwara za moto. Cyakoze ubu muri iyi minsi ndi gutwara imodoka. Hanyuma rero ndihana ibyaha byose mbisiga aho ngaho. Nsohotse no mu ikipe y'amabandi, nsohotse mu rumogi, nsohotse mu bugizi bwa nabi, ndasohoka nakira Umwami Yesu. Kuvubwa nyinjiramo, mba mwumva mu birenge, ndamwumva mu ngingo, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu mutwe, ahantu hose mba mwumva. Ubundi iyo ngenda mba mwumva, niyo ngenda mba mwumva, niyo ndyamye mba mwumva. Yesu anyinjiramo.
amagakiza, ampindura umwana w'Imana. Nilikutana naye Yesu mwenye upendo anangeuza, nauye nawe Yesu mukunzi wanje arampindura, oh, arampindura, oh, ankiza karande, ankiza umwaku, amvana mu gisekuru cy'abarara, amvana mu gisekuru cy'iwacu baribaga. Sogokuruza wacu yapfanye inkono y'itabi mu kanwa ngo yari umujura ruharwa, mbasohotse mu gisekuru cye. Kugeza izi saha nta muntu dukomokaho uziba, n'abakoreye deliverance mbirukanaho umwuka w'ubujura, mbinjiza mu maraso y'icyami n'ibikomangoma. Nta muntu nkomokaho uzoroha azakomera. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nagiye ahantu mbakorera deliverance, hera kubisengeneza banjye, ngera kubo mbereye nyina wabo, ngera ku bantu bose b'amaraso ya hafi, mbakorera deliverance, mbirukanaho umwuka w'igifundi kidakira, mbirukanaho umwuka wo kudakira. None bamwe barimo baraba abaganga, bari kwiga za kaminuza i Butare, abandi ni abapolisi bafite utuntu ku rutugu, abandi ni abaelectricité, abandi bacuranga muzika ku isi yose ikabakodesha, abandi barimo bariga ibintu bya electronique. Puhe n'igisekuru kibi, suka n'agatebe ihuye mba nagisezereye. Izi za rukururana z'ibisekuru byaho muvuka nizo mukanya nje kunyukanyuka mu masengesho, mugasohokamo bwuma, ugasohoka bwuma. Haleluya, ndi kubyumva cyane. Tera haleluya. Ibintu biri buhinduke. Reka nongere ninjire mu buhamya gato. Mu cyiciro cya kabiri maze kwakira Yesu, Imana irandeba, ibona nitangira kunkoresha ndazanamo bwa bubobo, ibona nitangira kunkoresha ndazanamo bwa bukaratika za deduwa ndajya nziterana, ibona nihita intangira kunkoresha ndazanamo ibyaho mvuye. Ibanza inyuza mu kintu cyitwa ikigeragezo gitagatifu, iragitegura neza cyane. Burya umuntu utagira ikigeragezo yambwira yamaranye imyaka iri hejuru y'ibiri ngo ambwire uburyo yagitsinze, uwo ngo tuganira iminota mike kuko ntiyankomeza. Umugabo tubana tubyaranye gatatu abarandambagije muri 95, andambagije muri 95, ankwa mu mwaka w'ibihumbi 2000, amaze kunkwa mu mwaka w'ibihumbi 2000, bukwe busohora muri 2006. Iyo muba mwarize imibare muyumva muba mutangaye, ariko mbonye imibare mwarayigaga mutsindwa. Nukuvuga ngo namaze imyaka 11 narakowe. Imyaka 11 rero narakowe, ariko ubundi muri kunyumva? Inyuma muri kunyumva neza? Murakoze cyane. Numvise mikrofone zaha ari tekinike kuzivugiraho, ariko hano muranyumva tu, nanjye ndieranja mu nyumvi. Mari imyaka 11 narakowe, ntegereza umugabo. Muri iyo myaka 11 mba mu itorero, ndi umurokore, ndi umunyamasengesho, ndi umudiyakonikazi, ndi umuririmbyi.
ibyo Imana ntiyabirebaho ngo inkure kwa Kalisa kare, ihanyicaza imyaka 11. Mu myaka 11 mpura n'abahanga mu kuvuga, abavuze ko nta cyiza cyaturuka kwa Kalisa. Nige mukobwa wa mbere bari baje gufata irembo imodoka zishoreranye, nige wari ugize amahirwe yo gukobwa amadolari kwa Kalisa. Umugabo wari umaze kunywa, yabaga mu bihugu byo hanze, Uganda, Tanzania, Uburundi, Kenya, atwara ibikamyo bya rukururana. Muri iyo myaka 11 ubu ngubu ndi Nyiranzakaha, Imana yanyigishije ku bantu, ubu nza ahantu nta kugama imvura iguye rwose. Ubu nza abantu tutamarana iminota 15 duhagararanye. Ubu nzi ngo ntararamo. Mu myaka 11 Imana yaranyigishije, inyigisha ko no mu rusengero habamo abantu babi. Nari nzi ko mu rusengero habamo abantu beza gusa, ariko mu myaka 11 Imana yanyigishije ko no mu rusengero habamo abantu babi. Yo, mbangiye ku isoko ryo kuvugwa, ndavuzwe biratinda, ndagenda mba umusitari. Wabonye aho umuntu aba umusitari mu kigeragezo? Abana nduta bakajya bakora ubukwe, bigeze ubwo batakintumira kubera ko babona ntazabatumira. Abasore bakandambagiza, nkabanga ntegereje niryo Mugabe Jean Paul, bakajya gutanga ibirego muri nyobozi. Nyobozi zaterana zampamagara, nkababwira ntegereje niryo Mugabe Jean Paul wasiza nkoye. Ikindi gihe biga ku kibazo cyanjye ko mbaye ikigusha, bakiburira umwanzuro. Ikindi gihe Satani aca mu bantu, batangira kujya bamakato. Ndibuka ko umunsi umwe nicaye muri nibatura, umukobwa umwe yavuze ngo mbere yo kugira ngo ashime Imana reka Alice abanza haguruka tere haleluya yirukana abadayimoni bo kubengwa no kugumirwa. Ndahaguruka ndayitera kuko cyari igihe cyo kwitereshwa. Ndi munsi kuri Radio Rwanda muzasabwe bantura indirimbo. Bantura indirimbo nyiturwa n'abantu twakoranaga mu isoko ducuruzanya, ndetse nabo nzi mu nzu y'Imana. Baririmbira ko karirimba bakundaga kuntura. Urabeho mwana nakunze, urabeho ngiye Bugande, ngiye gushaka izo nkwano, nzabona icyo mababyeyi bawe. Bati twituye Nyirabagenzi imushimishe. Ngeze ubwo basaza banjye batangira kumbaza bati dufite ikibazo. Ni kihe? Dufite ikibazo cyuko uyu musore wagukoye atagushaka kandi hari abandi bagushaka. Ntazanshaka. Nahungira mu rusengero bati Alice uyu mugabo natakujyana ni nanjyana se. Yewe narabyumvaga ko azanjyana. Ubundi umuntu w'Imana ikintu kizaba aracyumva. Abantu b'Imana tugendana icyavuzwe. Iyo ari Imana yavuze turabimenya, niyo abahanuzi badupfunyikiye turabimenya. Niko Bibiliya ivuga ngo intama zanjye iyo zivuze numva ijwi, kandi nanjye iyo mvuze zirabimenya ko ari jyewe uvuze. Niyo mpamvu yivuze turabimenya. Tuzi gucagura imvugo y'abahanuzi n'imvugo y'Imana. Haleluya. Biratandukanye. Biratandukanye. Iby'abahanuzi n'iby'Imana biratandukana. Nari narabwiwe n'Imana ishobora byose. Iyambukije Abisiraheli inyanja, igafata abanyagiputa igatinyuka ikabica.
itagira ubwoba ikabica, Farawo agasubira iwe namwe mu escort. Nari narabwiwe n'iyi Mana yatanze ibiryo i Samariya inzara yabishe. Iyi Mana yahaye Sara umwana ashaje, nari naravuganye nayo irambwira iti mwana wanje uyu mugabo azakujyana, niwe mugabo uzaboneraho umugisha, niwe mugabo uzabungabunga ibyo nagushyizemo, niwe uzashyigikira impano zikurimo. N'ubu niwe uvuye kunyishyurira indege mu kanya ngo njye gukorera Imana. Haleluya! Iyi Imana yavuze, gabanya amagambo ugwiza amasengesho, uha umwanya bakuvuga ejo bundi bazacanganyukirwa. Baha igihe, amatiku yaha igihe, abanyamagambo baha igihe, ayo bakuvuga uyaha igihe, ejo bazaseba. Haleluya! Nugira Imana ukabona batangiye no kukuvuga, nimba ufite n'inkungu uzayibahe, kuko ejo bundi bazagufasha kuvuga ko yera. Hari umunsi abantu bihaye umugabo umwe aba ku irembo ryitwa Ryiza, bazana amagambo yo kumurebera mu myaka amaze asabiriza. Bamwe bakajya bamucaho bamusuzuguye, abandi bakajya baca kure bakaberereka. Ariko nawe ati sinzarivaho iri rembo, nawe yanzura kutava kuri iryo rembo. Kuwa mbere bakaza gusenga bakamwima, ariko muri we akumva ntazarivaho, akumva azarivaho agendesha ibirenge. Hari ukuntu twumva ikigeragezo tuzakivamo tugenda twemye. Mvugira ngo amen. Hashize iminsi haza abagabo babiri, Petero na Yohana, bagitambuka yumva konegisiyo zabo nize biri gukorana. Kirema kirababwira kiti mumfungurire. Abana b'abahungu bati twebwe ntabwo amavuta yacu ari mu mafaranga, turumva amavuta yacu atari mu ifeza n'izahabu, ahubwo twebwe duhagurukijwe n'Imana muri iki gihe wasuzuguwe, duhagurukijwe n'Imana muri iki gihe na banyoko wanyu baguciyeho, duhagurukijwe n'Imana muri iki gihe nta n'igikoma bagutekeye, duhagurukijwe n'Imana kukubwira ngo dutumbire. Arangije arabatumbira, uko abatumbira arahaguruka, uko areba mu mbani ya Petero agahaguruka, uko areba mu jisho rya Yohana arahaguruka. Ahagurutse nawe aravuga ati ntabwo ndi butahe, ndajya aho abanyamagambo bari, aho bavuze ko ntazahaguruka bari, aho bavuze ko ntazakira bari, aho bavuze ko ntazashaka bari, nderekeza aho bari. Ndumva mfashijwe, ariko atari bya bindi by'abapene bijijisha ngo twafashijwe. Ni ukuri kw'Imana, ndumva mfashijwe. Umwana w'umuhungu arareba ati nimpaguruka ntaha, abamvuze ntibazamenya ko nagenze. Nimpaguruka ntaha, abavuze ko ntazava ku irembo ntabwo bazamenya ko nahagurutse. Barupinzi, bashangazi bampaye akato ntibazamenya ko nahagurutse. Abarakore bamvuze ntibazamenya ko nahagurutse. Ahubwo reka amaguruka nerekeza aho bateraniye. Ngo ahaguruka yerekeza mu rusengero, yerekeza aho bari, yerekeza aho bicaye, yerekeza aho bavugiye amagambo, yerekeza aho bavuze ngo ntazakira, yerekeza aho bamusigaga
arangije ngo ageze mu rusengero ngo atangira kubyina guca umugara. Aravuga ati nubwo muhamaze igihe, nubwo mwamvuze igihe kinini, ntimuragira amashimwe, ariko jyewe ikoze rimwe gusa amashimwe ahise aza. Ngo abantu babona atangiye gushima Imana, aribwo akiza yinjirana amashimwe. Tapara basekerebo hatakirebo, babona agenda ashima Imana. Bamwe bati si we, abandi bati ni we, ariko bamubonana amashimwe. Hagurukana amashimwe muri iri teraniro, hagurukana indirimbo muri iri teraniro, hagurukana ubutabazi muri iri teraniro, hagurukana gukora kw'Imana muri iri teraniro. Tungura abantu muri iri teraniro. Wasanze menshi ariko ay'uyu munsi arakaze. Wateranye amateraniro menshi ariko iry'uyu munsi ntiryoroshye. Nimba ubyumva haguruka utera haleluya cyane. Ukuhagurutse ukuhagaze, hagarara hejuru y'ibiguhiga. Ukuhagaze hagarara hejuru y'abagusumbye. Ukuhagaze hagarara hejuru y'ibintu byari biguhagurukiye. Ukuhagaze hagarara hejuru y'abakuvuga. Ukuhagaze hagarara hejuru y'imbaraga z'abakonikoni. Ukuhagaze hagarara hejuru y'utunama. Haleluya cyane we. Bakwikirize. Imana ikoze ikintu gikomeye. Bakwikirize. Imana ikoze ikintu gikomeye muri uyu munota. Mbonye operasiyo yo mumara, kuribwa mu nda wari ufite, ugukiriye muri iyi haleluya uteye nonaha, ntabwo uzongera kumva ubwo buribwe. Iragikoze ndacyumvise. Data wa twese akoze. Bakwikirize cyane we. Nanjye nateranye amateraniro menshi, ariko iri teraniro ririmo ibintu bidasanzwe bigiye kuba tutararenga imbibi z'uru rusengero. Kandi iri zuba rirajya kurenga, watangiye kubona impinduka mu buzima bwawe. Uko niko kuri. Abantu abagusize bagiye kubona ugenda ushima Imana. Ubusa abantu bashatse mbere bambwira ngo sinzava kwishyiga. Ugira ngo bamwe muri bo sinabatunga nk'ukwezi badakora. Ubusa abantu bavuze ko umugabo atazanjyana, harya ubu ntiyanjyanye. Abandi ngo ntituberanye. Kuvuga ko tutaberanye hari ikintu bashingiragaho. Cyambere nari ngiye kwicwa n'isuka ya Marigarita, narazanye imyenkanyari mu maso, nyate warambikamo igiceri, narumye mpima ibiro 41. Noneho uwo mugabo wanjye yibereye mu bihugu byo hanze, Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, atwara ibikamyo bya rukururana. Ayiwe yatunguka bareba uburyo ameremeta kubera yiriraga neza. Jewe iyo naryaga neza byabaga ari bijumba bihase, ubundi nabitekeragaho cyangwa nkabyotsa. Ibyo rero bakabishingiraho bavuga ko atanjyana, tudakwiranye, tutaberanye, ndi kwizamura. Ariko nanjye nkabishingiraho mbona ko dukwiranye, tunaberanye, kuko ndakennye arakize, ndashonje afite ikofe. Ibyo ngibyo Imana nabanaga kuri bubyuzuzeho. Amina rata. Amina rwose. Amina. Mukanya turaje twisanzure
tubwire Imana ngo twageze hahandi, twageze muri cya cyumba kitabamo ibiryo, twageze muri cya cyumba kitabamo matera nziza, twageze muri rya duka ryahombye, twageze hahandi watubwiye ko uzaduhera abana. Mu kanya turaje duhagararaho ibisubizo byacu biri, turaje twakire. Muririmbyi yaravuze ngo izategeka isi yose, ibintu bize nimara kuza izirukana Satani kugira ngo atongera kubivogera. Tuzanesha nidusenga. Tera haleluya nta kibazo. Mana nyiribi, Mana uri aha hantu. Igihe kiragera amagambo y'abasenga abaye menshi n'ay'abadasenga abaye menshi. Igihe kiragera mbona umuryango umpaye akato, naho nsengera bampaye akato. Mama wambyaye Marigarita niwe muntu wenyine wambwiye ati mwana wa ibyaye ikibazo irakirigata, uri bucura bwanjye ntiwigeze undumbira. N'ubundi nyiri umukobwa nabwiye Imana ngo izampa umwana w'umumansera cyangwa w'umupadiri, none uri umumansera uvuga indimi nk'iz'abamarayika. Iyicarira aha ngaho uzajya uvuga indimi nk'iz'abamarayika, nanjye mvuga ishapure nsome na gatigisimu, ubundi Bikira Mariya umubyeyi azatwijyanire mu ijuru. Ayiwe mama aranyakira, natunguka mu rusengero munsi nuzuza imyaka 28 ninjiye mu rusengero mu kigo cya Joyeuse anniversaire. Bararimbye ngo twarabatuwe rwose rwose, iya 28 mu Gakiza. Twigishwe ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Hakabamo ijambo batazi, cyo dukomeze tujye mbere dutsinde ibigera, turwane intambara twizeye twihanganire byose. Cyo dukomeze tujye mbere, niko musaza wanjye Paulo yavuze ngo dusingira ibiri imbere tugasiga ibiri inyuma. Twebwe dusingira ibintu biri imbere, ibiri imbere kandi jya watura ibyo ari byo. Dusingira amafaranga, tugasingira inshuti z'umumaro, tugasingira impano zikomeye, tugasingira dusingira ibintu biri imbere. Kera kabaye nadukwaho n'ishyirahamwe ry'abahanuzi riza rihanura mu izina rya Yesu. Aha hantu watinde cyane kuko mu kanya turi buvangura amagambo wabwiwe n'Imana nayo wabwiwe n'abahanuzi. Ayo wabwiwe n'Imana ejo mu gitondo arasohora, ubwo ayo wabwiwe n'abahanuzi ni morale ntacyo uyimaranye igihe. Nabo baguteye morale byibuze, ariko barakoze ubwo bahanuye mu izina rya Yesu. Nabyo turaje tubiburane, tubwire Imana tutubwo bahanuye mu izina ryawe urabiduha, ubundi nurangiza ugenda uhangane nabo. Hanyuma abahanuzi baraza bati dotayine, mvuko Uwiteka avuze ngo ra debo, uyu mugabo si uwawe ntazakujyana. Ra ikimenyetso cy'uko atazakujyana, ntazagaruka mu Rwanda. Tu ahubwo umugabo uzakujyana azaza ejo saa 4 yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara. Kandi uwo niwe Imana iguhitiyemo. Naho ni umusore watanze akantu mu bahanuzi kugira ngo bahanure mu izina rya Yesu, kandi yatanze akantu mu bahanuzi ngo banjijishe mfata ibisa n'amasezerano kandi hari amasezerano. Murumva ingaruka z'aba bahanuzi batumye abantu bafata ibisa n'amasezerano bakabatirisha, cyo bita kugutirisha sha. Ugafata ibisa n'amasezerano kandi amasezerano yawe hari, ugafata igisa n'umugabo akajya guha inkonji y'agahanga kamva. Umuhanuzi wa mbere baraje bihanuriye mu rusengero batabo twari twarabivuze ariko umuhanuzi wa kabiri araza nsanga
mu rugo kwa mama Margarita aturutse mu ntara ati mvuko Uwiteka avuze aravuze ngo uyu mugabo ntabwo ari uwawe, ahubwo zana isabune ya Tembo n'icupa rya vaseline kandi byose bikiri vierge, hanyuma ujye mu mazi ngo usengere mu derevure, nindangiza iyo sabune n'amavuta ndabijyana. Niko Uwiteka avuze, ni oya siko avuze. Nababwiye ko iyo avuze turabyumva, iyo ari uvuze turabimenya. Ashira ikindi gihe noneho basanga mu iteraniro rinini, rya teraniro ririmo abantu bavuze ko atazanjyana, baza kurihanuriramo bataravuze ngo ntabwo uyu mugabo ari uwawe. Hahise haterana inama ku mugoroba zivuga ziti dushingiye ku by'Imana imaze iminsi ivugira aha hantu, uri muntu ki utumvira Imana? Nzakuyobora gute utumvira Imana? Hanyuma uzakora umurimo gute usuzugura Imana dukurikije ibyo imaze iminsi ivuga? Ni nyakubahwa mushumba, nshingiye ku bimaze iminsi bivugirwa aha, ntabwo ari Imana yavuze, kuko Imana yambwiye ko uyu mugabo ari uwanjye. Nayisabye ibimenyetso, uyu mugabo azanjyana. Bati turagutenga, nti no, nta kimenyetso na kimwe kigaragaza kuntenga, nta cyaha naguyemo. Urubura gica birangira batantenze, ariko ikigeragezo kitavuyeho kigumaho. Ariko Imana ikajya ikibarira ku ntoki, ikagiha iminsi, ikavuga iti uko biri kose nzabyubika. Imana ijya ibirwara inzika, bakazana amagambo ikabirwara inzika, ikicecekera, bakavuga ikabihorera, ikicecekera, bakakuroga ikabihorera, ikicecekera, bakakurwanya ikicecekera, ariko ikavuga ngo itariki ya 23 na 22 na 24 weekend irarangira, maze kubyubika nzabyubika. Tera haleluya! Yo, nibwo Uwiteka yansanze arambwira ati mwana wanjye, senga iminsi 10 nzakumenyekanisha. Senga iminsi 10 nzakumenyekanisha. Ahangaha niho nshoreje igice cya mbere cy'ubuhamya. Nzahasubukurira ejo mbabwira uburyo iminsi 10 yavuyemo impano z'uburyo bwose. Mbabwira uburyo iyo minsi 10 ariho havuye kujya mu rugo rw'umurozi, aho yamanitse yavuze ko nzapfa ntashatse. Ejo nzababwira muri iyo minsi 10 uburyo namaze iminsi 3 mu ishyamba ndi gusenga Imana imvanaho njya kwimanura. Iyo minsi 10 nzayibabwiriramo uburyo twazuriyemo abapfuye dukoresheje, tukavana ubutaka, ibirenge ku butaka, tukaguruka, tukagira ibitaro, ambulance zikajya zituzanira abarwayi, bakaza nabo bahetse bagataha ari bazima. Nzababwira icyavuye mu minsi 10 uburyo ariho havuye urugo rurimo abana baravuze ngo sinzabyara nkaba mbyaye 3. Nzabisubukura ejo. Umva uko ijambo ryavuze ngo niko Umwami Uwiteka avuze. Ako konyine twakigishaho umwaka wose, niko avuze. Turabanza turebe uvuze ninde. Uvuze ninde? Abantu baravuze, bakoze ibishoboka byose. Nimwumva mvuga abarozi cyane, nabo bareze. Muri iyi minsi nabo bari gukoresha ibishoboka byose. Nabo baravuze ngo ntuzababanaho, ntuzabashakana, ntuzabakirana, ntuzababyarana. Baravuze. Abaguhiga baravuze. Abanyeshari baravuze. Abazi itariki wavukiye ukaba utarashaka baravuze. Abazi
diporome ufite igihe uyimaranye mwariganye bakaba bakora baravuze. Abo mungana bashingiye wowe bakaba babyara ibinyendaro baravuze. Abubatse amazu kandi batakurusha amashuri baravuze. Ariko nonaha ngo umwami w'Iteka aravuze ngo ikureho. Ikureho. Nkunda inyamaswa yitwa inzoka. Iyo yabonye igeze mu zabukuru ntijya yemera gusa, iragenda ikikuraho umwiyuburure. Ikajya hagati y'ibuye n'irindi ikikuraho umwiyuburure. Aya masengesho ndashaka ko nawe winjira muri systeme yo kwikuraho icyo kintu kimeze nk'ikamba bagutamirije, icyo kintu kimeze nk'igihu bagukingirije, icyo kintu kimeze nk'icyapa cya stop bagushizeho, icyo kintu kimeze nk'uruhu rubi bakwambitse. Icyo kintu ukikureho none uyu munsi. Ikureho icyaha cyakunaniye, ikureho ubuhehesi n'ubusambanyi, ikureho. Uwiteka aravuze ngo ikureho amagambo y'ubujajwa yakunaniye, ikureho. Nuze we, ikureho wa musore we ibintu by'ubusonga rero mu murimo w'Imana. Umuntu arebye imyaka umaze mu rusengero n'ibyo wakoze turabibura. Ikureho, ikureho bene ibyo bintu bituma uba mu murimo ariko Imana ikabura umusaruro. Ikureho, 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 ikureho. Kandi ngo wiyambure n'iryo kamba. Bibiri umva uko ivuze kuri B. Ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Nimvuga ngo ntibizakomera nk'uko byari bisanzwe, umfashe kumva ibi bintu mu buhanuzi Imana ikuzaniye. Umaze igihe urwana n'ubuzima ubwirukaho bikanga. Data avugiye muri iri teraniro ko bitazakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Nimba ugira ngo ndabeshye uzabaze Rusi amaze gupfakara akurikiye nyirabukwe i Betelehemu. Ahageze ajya kwa Bowazi atangira kuba umuja wo kwa Bowazi, atangira kujya ajya guhomba. Uwiteka Nyiringabo aramureba Rusi aravuga ati ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze. Ndaguha Bowazi agushake ubyare Obedi abyare Yesaya, Yesaya abyare Dawidi. Ntabwo ibintu bizakomera kumera nk'uko byari bimeze. Iryo zina ry'ubupfakazi ntabwo rizakomeza kukubaho. Ndumva ninjiye mu mwuka wo kuvuga ngo nanjye uku kwezi kwa gatanu ngiye kwinjiramo ntabwo nzakomeza kumera nk'uko nari meze. Mu buryo bw'umwuka ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze. Mu buryo bw'ubuzima ufite ca mu cyumba cy'umwuka duhure, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze. Imana nayo iravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka habe no kugukoza isoni. None ndahagurutse, Data aravuze ngo ntabwo ashaka ko bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze. Nimba ubyakiriye tera haleluya cyane. Musi umwe yarebye ubugumba bwa Sara, irabureba, iravuga iti Sara nta kutagize wirwaniriye kugira ngo nawe wawe habyarire umuja. Sara nta kutagize, wansenze ukiranuka, urashaje, abantu bamaze kuguciraho iteka uko kubyara n'ibimenyetso byo kubyara byarangiye. Ariko nje mu zabukuru nzanye ijambo kwa Aburahamu rivuga ngo ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze. Ngo abamarayika bagenderera kwa Aburahamu, naho baje bazanye ibimenyetso by'uko batazongera kumera nk'uko bari bameze. Aburahamu ababonye ati wi, ati Sara ati wi, ati ndumva umwuka mbwiye
bisanzwe barababagira naho bazanye inkuru z'ibyiza ko habonetse impinduka ibintu bitazongera kumera nk'uko byari bimeze ntuza we ntabwo bizongera nyuma y'uko mpaguruka kuri ubu butaka ntabwo ibintu bizongera kumera nk'uko byari bimeze nyuma y'uko uhaguruka kuri iyo ntebe ntabwo ibintu bizongera kumera nk'uko byari bimeze abamarayika baravuga batumva undi mwaka nk'iki gihe uzaba ucikiye Sara ati bati kusatse ati sinsatse bati waseka wagira ntabwo ibintu bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze ntabwo abantu bazakomeza kugira akanwa gafite amagambo y'inifomo nje guhindura amagambo mu kanwa k'abantu Sara aratwita ashaje amagambo arahinduka inda yigira imbere amagambo arahinduka ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bimeze tangariza abadayimoni ko bitazakomeza kumera nk'uko byari bimeze tangaza 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 nyuma y'ino tariki ntabwo botabokeye bizongera kumera nk'uko byari bimeze Sara ageze ubwo nawe ajya ku maternity nk'abandi arabyara bahindura amagambo bati burya n'Imana irabyaza aha niho umuririmbyi yakuye ikorasi ivuga ngo na nyuma ya Zera irakora oh na nyuma ya Zera irakora na nyuma ya Zera irakora we oh na nyuma ya Zera irakora amashi na nyuma ya Zera irakora oh na nyuma ya Zera irakora amashisha na nyuma ya Zera irakora oh na nyuma ya Zera irakora na nyuma ya Zera irakora na nyuma ya Zera irakora oh na nyuma ya Zera irakora na nyuma ya Zera irakora na nyuma ya Zera irakora oh iraje ibigenze neza Imana iraje ibigenze neza oh ihindura ibyanze guhinduka Imana yacu ihindura ibyanze guhinduka oh ihindura ibyanze guhinduka oh ihindura ibyanze guhinduka oh ihindura ibyanze guhinduka guhinduka ihindura ibyanze guhinduka Imana ihindura ibyanze guhinduka oh ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze guhinduka shiramo amashi ihindura ibyanze guhinduka Yesu ndamwumva Yesu ndamwumva Yesu ndamwumva nawe uramwumva nawe unamwumva data hallelujah bakwikirize Imana ivuganya nawe ngo ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe iryo jambo ryandike ahantu hakomeye ku mutima wawe uvuge ngo ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe n'ikimenyimenyi icyari hasi ugishyire hejuru Uwiteka we icyari hasi gishyire hejuru icyari hasi gishyire hejuru icyari hasi gishyire hejuru ibyo na depoje inzandiko zari hasi zishyire hejuru
igikundiro cyanjye cyari hasi babona mfite amabinga gishyire hejuru. Ubwenge bw'abana banjye bwari hasi bushyire hejuru. Umushahara w'umugabo wanjye wari hasi ushyire hejuru. Umushahara wanjye wari hasi ushyire hejuru. Imana ivugiye muri iri teraniro ngo ikintu cyawe cyose cyabaga hasi igishyize hejuru. Ikintu cyose cyari hasi gishizwe hejuru ni ko Uwiteka avuze. Cyari hasi, cyari hasi gishizwe hejuru. Cyari hasi gishizwe hejuru. Cyari hasi gishizwe hejuru. Nagaragaraga nk'uwize make ariko bishyizwe hejuru. Mushahara nayo nize ntibyahuraga ariko gishyizwe hejuru. Ni ko Uwiteka avuze ko icyari hasi ku buzima bwawe gishyize hejuru. Tera haleluya nta kibazo. Ayuwe datawe niko Imana ivuze, 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 niko Imana ivuze. Iravuze ngo icyari hasi gishyizwe hejuru. Takere bosango eteke etaike cyari hasi igishyize hejuru. Ubucuruzi bwawe bwari hasi ibushyize hejuru. Akazi kawe kari hasi igashyize hejuru. Igishyize hejuru. Ni Imana izi gushyira ubwoko hejuru. Kandi icyari hejuru ugicishe bugufi. Umurozi wari warishyize hejuru umucishe bugufi. Imana irabivuze, niko Uwiteka avuze ko icyari cyarishiriye hejuru kukurwanya gicishijwe bugufi. Data we, data we, niko Uwiteka avuze, niko Uwiteka avuze, niko Uwiteka avuze. Aravuze ngo ikintu cyose cyarishyize hejuru kuri ino tariki, kuri iyi saha, kuri uyu munota, Uwiteka gicishije bugufi. Ikigeragezo cyarishyize hejuru gihawe itangazo ko gicishijwe bugufi. Data burya bwose igihe cyari iki ngiki cyo kugira ngo intambara yari yashyize hejuru icishwe bugufi. Burya bwose igihe cyari iki ngiki cyo kugira ngo umuntu wafashe ijambo ku buzima bwawe acishwe bugufi, acishwe bugufi. Data we, data we, mu
mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aha hantu. Amashyi gusa, amashyi gusa, amashyi gusa yonyine, amashyi gusa. Amashyi sindayumva, amashyi sindayumva. Oh, mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aha hantu. Oh, mugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aha hantu. Oh, iraje ibigenze neza. Imana iraje ibigenze neza. Oh, ihindura ibyanze guhinduka. Iyo Mana ihindura ibyanze guhinduka. Oh, ihindura ibyanze guhinduka. Oh, ihinduye ibyanze guhinduka. Haleluya. Tera haleluya nta kibazo numve. Iravuze ngo iyamamagaye, iyamamagaye. Iravuze ngo icyari cyarishize hejuru igicishije bugufi. Ndakumvise muri iri teraniro. Ndakumvise. Icyo kirakuzanye. Utwita izivamo. Ubyara bica. Ariko bicishijwe bugufi. Cyari cyarishize hejuru gicishijwe bugufi. Ijambo bari barafashira ribambuye. Umurengwe wari warabateye ibacishije bugufi. Imana ni kwivuze. Ni kwivuze ko ikintu cyose cyari cyarashyizwe hejuru n'ubwami butazwi, ubwami buzwi bwatsindiye isoko ryo kuturengera, ubwami bwaturishije inyanja, ubwami bwagaburiye Samariya, ubwami bwabyaje Hana, ubwami bw'ijuru. Inteko y'ijuru iravuze ngo bicishijwe bugufi, bicishijwe bugufi, bicishijwe bugufi. Nyuma yo gucishwa bugufi, nsomera Abacamanza igice cya 8 umurongo wa 28. Ariho tugiye gusengera. Abacamanza igice cy'8 umurongo wa 28. Kumve nyuma yo gucishwa bugufi. Yego. Yego. Hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisiraheli. Nibongera kubyutsa umutwe. Mu gihe cya Gideyoni imyaka 40. Mana nyagasani. Murabyumvise? Murabyumvise? Mwaba mwumvise nyuma yo gucishwa bugufi yicishije hejuru ijambo ryakurikiyeho? Ayiwewe. Abacamanza igice cy'8 umurongo wa 28. Hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisiraheli. Nibongera kubyutsa umutwe mu gihe cya Gideyoni, igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Hanyuma batugendaho bacogozwa n'iteraniro ryabereye hano uyu munsi. Hanyuma baguhagurukiye bacogozwa n'iteraniro ry'uyu munsi. Hanyuma ibigeragezo bicogozwa n'iteraniro ry'uyu munsi. Gucogora we biracogoye. 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 Turabicogoje. Turabicogoje.
ibi bigeragezo tubihinzemo ubudehe, turabicogoje. Turi hano muri uru rusengero, haguruka tubicogoze. Tugiye gusenga, turabicogoje. Hanyuma ibyaguhagurukiye turabicogoje. Iyi saha izuba ririmo rirarenga, aho uri hose wowe udukurikiranye, turabicogoje. Kandi ntabwo bizongera kubyutsa umutwe ukundi. Imana itanze ihumura ry'imyaka 40 kuri ubu butaka duhagazeho. Tera haleluya. Ni ko Uwiteka avuze ngo ntabwo bizongera kubyutsa umutwe ukundi. Ntabwo bizongera. Vuga ngo ntabwo bizongera. Ongera uvuga ngo ntabwo bizongera. Subiramo ngo ntabwo bizongera. Ntabwo bizongera. Uhawe ihumure ry'imyaka 40. Akira imyaka 40 y'ihumure. Imyaka yo kubaho kwawe wabayeho uhungabana, imitwaro wikoza hirya no hino. Imana iravuze ngo uguhaye imyaka 40 y'ihumure. Yakire, biremewe. Yakire, 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 yakire imyaka 40. Data we, imyaka 40 y'ihumure. Ubwo bivuze ko mu myaka 40 nzaba nkiriho, no stress, nta bintesha umutwe, nta ungendaho. Aho bahereye Imana iravuze. Aho bahereye iravuze. Aho bahereye iravuze. Myaka 40 nta ungendaho. Myaka 40 nta undoga ngo bingereho. Myaka 40 nta undwanya ngo byemere. Myaka 40 nta bomboni. Myaka 40 y'ihumure. Ihumure. Ihumure, ni muhumure bwoko bw'Imana. Myaka 40 y'ihumure. Ubwo ari imyaka 40 Imana ivuze, wasanga hiyongereho n'indi zeru. Iyi Imana ifite ukuntu ibara mu mibare yayo. Tugiye gusenga. Ejo ni umunsi wo kwirukana indwara zikomeye mu bantu. Nushaka ubumaze igihe waritunnye, nushaka ubumaze igihe muganga arakubwiye ngo iki nticyakwemera. Itangazo turitanze kare, kandi ritangazo turihaye indwara si wowe turihaye. Uwiteka abwiye umugabo umwe Zerubabeli, aramubwira ati jewe ntabwo mvugana nawe, ahubwo ndavugana n'ikibazo. Wa musozi we wiyitiki, ndi kuvugana n'indwara. Umunsi w'ejo izishaka yibure, izavamo nta uteye. Haleluya. Umunsi w'ejo uzakira nta ugukojejeho ikiganza. Imana avuze ko ugiye gukiza. Ejo ugikandagira hano naho tutasenga, ukahakandagira gusa. Ejo tugiye gusenga. Bwami bw'Uwiteka utararenga hano bugutanga iwawe. Utararenga hano ugere mu bana wohereje ku ishuri. Utararenga aha bugere mu murima uhinga, imvura ijya imanukana n'ifumbire. Ndiyo. Utararenga hano, nimba ufite inka yanze kwima, turayibyaza 2. Utararenga aha, nimba bakurebaga bakabona uri mubi warabuze sheri, telefone ntize kuva kuri rezo, turabazana inkungugu abasore. Utararenga aha, icyitwa ifaranga turarikururisha isengesho. Mbambona abarokore b'iki gihe mwasomye ijambo rivuga ngo muzapfa nka Lazaro muritindaho. Mbambona iyo tuvuze amafaranga mumera nkaho atabareba.
mba mbona mushaka kuyaharira hirya iyo kwa boss, kandi ndi kubona mu bintu bije n'amafaranga araje. Nimba wenda barayakubwiye igihe kinini ntaze, birashoboka ko wakubitanye n'umuhanuzi ushonje, birashoboka ko wakubitanye n'umuhanuzi ukubwira ibye. Uyu munsi Imana yaje iri kuvuga ko mu bintu ugiye kugira n'amafaranga arimo. Amafaranga araryoha ariko mujye mwemba, amafaranga ni meza ariko uzi gukora ivugabutumwa nk'iri ufite amafaranga. Ubu si iduka sinarikinze, uzi igihe namaze nkorera Imana nta mafaranga, nibaza ngo ni nta biragenda bite. None ndakorera amafaranga, ndabwiriza amafaranga ahari, ndabwiriza ibiryo bihari, namara n'icyumweru mfunze sinsonze. None ndakubwira amafaranga ugakanura sha, uzi imbaraga z'amafaranga. Tugiye gusenga dushimira Imana ko yubitse ibintu byinshi, dushimira Imana ko hari ibintu yacishije bugufi n'ibyo yazamuye, dushimira Imana ko bitazongera kubyutsa umutwe ukundi, tuyishimira ihumura ry'imyaka 40 iguhaye. Yewe data we, wankundira ahantu maze igihe ukajya mu mwuka ugasa n'uharenze, ugatera intambwe gato gusa nko kwimuka aho umaze iminsi uri, ikimenyetso cy'uko uhimutse. Ubundi nkasengera isengesha aho hantu. Rwose twimutse, twagiye twimutse akaranda, twimutse ubukene, twimutse agahinda, twimutse intege nke, twimutse akavuyo, twimutse abanzi, twimutse abakonikoni, twimutse ubushomeri, twimutse ibitekerezo bipfuye, twimutse pe. Mana we, ubu twaje ni ikimenyetso cy'uko twaje twimutse. Mwami Yesu, umuntu wese nazamura isengesho asaba icyo ashaka. Mwami nyiribihe, umva gusenga ko umuntu wese uri aha hantu. Ntabwo ndabumva, muzamura isengesho musenge, muzamura isengesho mwisengere, umuntu wese n'icyo ashaka kivuge. Umva gusenga kw'aba bagore n'abagabo, umva gusenga kw'aba basore n'inkumi. Tuzamuye ishimwe rinini, tuzamuye ishimwe ribyibushye ry'ibyo ukoreye ahantu. Utikije ingabo z'Abamidiyani muri iri teraniro, wishe imigambi y'incakura muri iri teraniro. Hey! Uhinduye ibyanze guhinduka, ugeze aho tuvuka n'aho twashatse, ugeze mu bana bacu no mu kazi kacu, ugeze aho dutuye n'aho dukorera, urahageze. Twibereye hano, twicaye aha, urahageze. Masengesho we, nkundira ngo utume nugenda n'amaguru ukabona ntiwihuta, wambare vitence uguruke maze ungerereyo. Ugenda uhitane biriya bitero, ugenda uhitane bariya bakonikoni, ugenda uhitane ziriya ncakura, ugenda uhitane iriya ndwara mu mubiri, ugenda uhitane biriya bigeragezo bimaze igihe, ugenda uhitane kiriya gihombo, ugenda uhitane ariya marozi bashize mu kazi, ugenda uhitane ariya marozi bashize mu marembo, ugenda uhitane bariya marozi basize abana bacu, ugenda uhitane. Mana, ntabwo uzaceceka. Igihe wacecekeye kirahagije. Utanze ihumure muri uru rusengero, utanze ihumure kuri ubu butaka, utanze ihumure muri aba bantu.
ry'imyaka 40. Uvugiye hano ku bintu bibahiga bitazongera kubyutsa umutwe ukundi. Ntibizongera. Uburwayi ntibuzongera kubyutsa umutwe. Akagahinda gakabije ntikazongera kubyutsa umutwe. Izi ntambara zo mu miryango ntizizongera kubyutsa umutwe. Izi ntambara zahavuka ntizizongera kubyutsa umutwe. Izi ntambara zaho yashatse ntizizongera kubyutsa umutwe. Izi ntambara zaho akorera ntizizongera kubyutsa umutwe. Izi ntambara zaho atuye ntizizongera. Ntabwo zizongera kubyutsa umutwe ukundi. Shipokerebo tapoki tikerebo saya takerebo saya. Gusha imvura y'umugisha mu mirima yacu, gusha imvura y'imigisha mu butunzi bwacu, gusha imvura y'umugisha mu bana bacu, gusha imvura y'umugisha mu bagore no mu bagabo bacu, gusha imvura. Karama ikimenyetso uragitanze, ikimenyetso waduhaye ndacyumvise, ikimenyetso waduhaye ndacyumvise. Uraje ntuzaceceka, ufite ibyo ukumiriye muri aya masaha, ufite ibintu ukumiriye muri aya masaha, ufite ibintu uhinduye muri aya masaha, ufite ibintu utegetse, ibintu biremeye. Yesu muri iri teraniro utanze umugisha, muri iri teraniro usutsemo umugisha, muri iri teraniro usutsemo ihumure, muri iri teraniro usutsemo ububyutse, uzanye ububyutse muri iri rusengero, uhinduye ibintu byari byaranze guhinduka. Abanyempano barongeye barujujwe, abavuga indimi barongeye barazivuze, aberekwa barongeye bareretswe, abanyantege nke barongeye basubiyemo imbaraga, abantu barongeye baratse, amatabaza y'abantu arongeye aratse, abantu barongeye baragarutse, abaguye baragarutse, abari barasohotse baragarutse, bumvise ibibereye aha hantu barongeye baragarutse. Urakoze ko abantu batugarukiye, abatwanze batugarukiye, abadutaye batwihomyeho, abari baratwigijeyo baradukeneye. Habwa ikuzo Mana ya Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze, wanyeretse kera yuko unkunda, none uyu munsi urabinkoreye. Haleluya, haleluya, haleluya. Intambara zose zaturwanije waziribatiye ku musozi, n'ibisigisigi byazo ubihondaguriye muri iri teraniro. Nyukanyuka ibyaturwanije ritagura ibyatwitambitse, ndasenya bariyeri z'abadayimoni, ndashinguza iminara y'abadayimoni, ndarandura iminara y'abazimu, ibyapa by'abadayimoni ndabiranduye, ndatembagaza ibikuta by'abazimu, ibiraro byabo ndabiritaguye kwa jina la Yesu. Mana urakoze, turagushimiye ko aya masaha ugushije imvura y'umugisha. Ubutaka bwari bwarahumanye urabuhumanuye, inka zari zararishije ubutaka buhumanye zirahumanutse. Utanze umugisha kuri uyu musozi twateraniyeho. Utanze umugisha kuri uyu musozi twateraniyeho. Urakoze, tugukomeye amashyi menshi cyane, tuvuga kuri Imana. Aya mashyi ni ayawe, aya mashyi ni ayawe, none n'iteka ryose urakoze. Amina. Twahindukiye twese turebe hariya, abantu mwese murebe hariya. Tugiye kugota impande enye z'isi, tugiye kugota impande enye z'isi. Ibintu byose byari byaranze tubigiye kubizitura. Mu mpande enye z'isi hose hari ibisubizo byacu, tugiye kubizitura dutera haleluya. Ibireba hariya, ibiri hariya, ibiri muri kiriya cyerekezo tugiye kubizitura. Rimwe, kabiri, gatatu. Ya 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 ya
bizirikiye hariya, ibintu byose byari byarizirikiye hariya, tugiye kubizitura. Rimwe kabiri gatatu. Amashi we, haleluya we. Turabizituye, twagiye hariya, igisubizo cyawe cyari hariya, tugiye kukizitura. Ibisubizo byawe byari hariya, tugiye kubizitura. Impande enye zose z'isi, ikintu cyacu kiriyo, tugiye kugihamagaza. Rimwe kabiri gatatu. Ndazitura inzu, ndazitura imodoka, ndazitura amafaranga, ndazitura amayero, amadolari, amakoco n'amapawundi, ndabizituye ibiri muri kiriya cyerekezo. Amina. Twagiye hano, ibizirikiye aha tugiye kubizitura. Ibisubizo byacu byayobeye hano, tugiye kubiyobora. Rimwe kabiri gatatu. Oh, haleluya, haleluya. Tugiye gufungura ikirere, umuntu wese arebe hariya ibyo abami b'ubuperesi batangiriye, tugiye kubizitura. Ibyaheze mu kirere, abami b'ubuperesi tugiye kubarasaho. Rimwe kabiri gatatu. Yewe. Amina. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Mukomere Imana amashyi menshi cyane.